Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Abantu bose muri iyi si bemera Bibiliya n'abatayemera bakwiriye kuyisoma, gusa nyuma y'uko bitaborohera kubera igihe turimo ndetse n'uko Satani agenda dutega ubuzima bugoye butwibagiza gusoma Bibiliya. Nk'ikibabi TV twabahitiyemo aka kanya ko kujya dusoma igice cyo muri Bibiliya guhera ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Uyu munsi turaza kuvuga ku itangiriro igice cya 7. Ni igice kigizwe n'imirongo 24, naho Nowa yinjiraga mu nkuge, umwuzure ukarimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. 2, mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. 3, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose. 4, kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremwe byose nkabitsemba mu isi. 5, Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse. 6, ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. 7, Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. 8, mu matungo no mu nyamaswa zitazira no mu zizira no mu nyoni n'ibisiga no mu bikururuka hasi byose. 9, 2 birinjirana bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore uko Imana yabimutegetse. 10, maze iyo minsi 7 ishize amazi y'umwuzure asandara mu isi. 11, mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa 2 ku munsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero yo mu ijuru yose iragomororwa. 12, imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3. Binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yayo ari, n'ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose. 15, birinjira bisanga Nowa mu nkuge, 2 mu bifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo. 16, ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose uko Imana yabitegetse, Uwiteka amukingiraniramo. 17, umwuzure umara iminsi 40, amazi aragwira aterura ya nkuge ishyirwa hejuru y'isi. 18, amazi arakwira cyane arushaho kugwira cyane mu isi, ya nkuge ireremba ku mazi. 19, amazi arushaho gukwira cyane mu isi, imisozi miremire yose yo munsi y'ijuru yose irarengerwa. 20, amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15, imisozi irarengerwa. 21, ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. 22, ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa. 23, ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arorokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Iki ni igice cya 7 ubwo Nowa yinjiraga mu nkuge. Soma dusome Bibiliya. Turabakunda cyane. Iki ni Kibabi TV. Kora share, kora subscribe. Iki kiganiro ukwiriye kugisangiza bagenzi bawe. Bibiliya tukayisoma, tukayibasomera, mukayumva ndetse mukabasha kwiga byinshi kuri Bibiliya. Turabakunda cyane. Umunsi mwiza.